ubuzima nari ndimo bwakagombye kuba bugutuma wowe ubwawe wigira icyizere kumva ko nta kidashoboka. Imyaka ingahe ugomba kwiheba wowe ku myaka yawe? Basi noneho ngo natwibanire. Nose akosha urasetsa. Nose turibanira noneho nitumara kubana biravuga ko ibi bintu byose bise bijya kuri ngewe. None se umugisha w'umuntu ko nta muntu utanga. N'ubundi niyo twabana gihe naho bitandukanye nuko mbayeho. Kuko mu buzima busanzwe n'ubundi byose mba ndimo ndagusaba. Nitubana ndabona iciye mu ntebe zawe. Ugiye gutangira ibintu bijyanye n'uburozi ungana gutya. Birambabaje. Mu mikurire yawe yazaba mibi, sibyo? Kandi wirira. Nashaka ariko ko umwinginga miki. Sibyo? Rira pe. Basi. Rira winigure. Ni mugoroba. Soni. Uze guhamagara muri se mwicare mu rugo. Basi muri se umusabe imbabazi. Sibyo? Ko ngeze zinza mutari kunyuma. Ako bazajya bahora kumva. Nkumve gute. Buri munsi mu nyumve buri munsi. Kuki ibyo bintu tutabibona twebwe? Niwo ugira amaso wenyine. Ngaho ubu nozi kure ariko wamuretse akarira. Ako safe nawe. Shira mbabare no kwamvugiye hejuru. Ntabwo ibintu ari byo pe. Byo birambabaje. Teta. Kandi kagiye kongera kunshaho. Ese wabaye utewe? Ejo bundi muzamutse nibwo utangiye kujya wirya ku bantu muziranye ugenda bacaho kabaye gato bundi. Ndetse nawe twaye iki muri ibyo kazi ngo gushyanuka mu bintu by'umuntu gusa nigashobora no gutekereza n'umunsi numwe mukagira icyo gakora. Ndetse nyine ngenewe ko baza ntabwo twaye. Ariko Teta nka buriya wowe ko mba nagushyiremo tolerance nk'ejo bundi wanyivangiye mu bintu gute kandi ni n'inshuro akenshi mbikubuza. Ibihe ngewe ejo bundi wanyivangiye mu mipango nipangira utuntu twanjye neza ngiye kubikora kandi sha wakana we ako se muri bundi uteye uti ubwonko bwo kuba nagufashe ugiye kubaroga nicyo cyakurakaje kugira ngo urakazwe n'ibintu bari ugiye gukora. Ako bite byawe ariko ubundi kuri umwana mutoya wagiye ibintu byose ubona nkaho utari kubibona wagiye ugira ubwenge ariko nka buriya nushobora no gutekereza ubuse ko ngiye kubibakorera abaye ari nkaho bigiye gukorerwa ninde we wamuka nko kwamutse wagiye umenya ubwenge ukavuga uti wenda wasanga atari byo nangiye no gukora kutaretse ngo mbikore se ubundi bivuga wabibonye rimwe na rimwe n'ijya unambeshyera. Ndire icyo nakubeshyeye muri kuko ngo nakubeshye nicyo bamvugije kuri narabaroze se barapfuye ariko waragiye kubikorera mu mbya gatore kuhita ubikora yihumbye gato se urubizi ko nazanye uburozi nuko nabikubonye ubipfunyapfu. Umva rero nkubwire sheri wanjye iyi ni last warning zongera kunyivangira mu bintu icyo nangiye kuragiye wese iki cyose ugomba kumera nkaho uhumenye utari kubibona kandi ari mukuru wawe ariko se rero wakanuwe ukuntu utari uzi kuvuga se kasike kavugira hejuru ujya wireba ubundi ukuntu ureshya n'ukuntu ungana n'imyaka ufite uri umuntu wo kuvugira muri njye wangize ukaza umva akamubwire nutitonda hari igihe waba uwa mbere se muri usigaye warabaye utubundi wowe ikintu cyose ni njyewe. Mubona maje kugiraho mugera njyewe ndahangaha simfite n'icyerekezo ngo nabaye gute cyose ufite isugi si wambara ngo ntabwo ufite sugira hubase ubutangeza nyuro zanyu nyine simbizi se nimugire inyuro uraje nyibutse ko ni imyenda nambaye ari igihozo yampaye nose vuga sinase si yagoye muri gift yakoze nose nyine ko mva ari gift kuri kubinyura nkaho naje kubibasabiriza uzabaze ngisi nsabiriza uzabaze ahubwo wowe turi kubyawe ibyo kunyura n'ubundi ndabimenyereye urumva naza nkanayikuramo nkayibasubiza kugira ngo nkwereke ko ngiye batajya bamenyera nuramuka utitonze Teta nuramuka utitonze urabizi ko wagiye urusimbuka kenshi nuramuka utitonze Gihozo Viseni niba bidashoboka ko mushobora gusubira mu buzima mwawuzemo ngo muze munsange mu njeni mwana narapfuye se mwana narapfuye muze mugaruke mugume nkuko nanjye meze ase mureka mubaze ikintu kimwe we nagiye uzo ko ngo muri abavandimwe kurangira ndabyemera muri abavandimwe hanyuma kuko ubona ko yose ari gutera imbere niyo mvuri
uri kumugirira ishyari None se kandi teta? kandi ari bwo shema ahubwo wagombye kuba uterwa. none se teta niba turi abavandimwe kubera iki ubu se kugiye hangange mpinjira uko nshaka Nuse wewe wagiye uza hari nza nkande n'ubugambugira ngo dutanye ikibazo ngo ubabwira iki nekeza ko naninjemo ntahava amahoro kubera ubugambo bwawe ariko no wowe uzanywe n'amatiku gusa. mva nkubwire amatiku aravuga kugira ngo utikusanyije nawe uretse ubwo bugambo kandi uwo munwa wawe mva nkubwire teta niba utitonze ngo reke imyembe ikore neza ushobora kuzabona imirambi ibiri. Muri reka nkubwire ngiranye ikintu kimwe sinzemera yuko Vincent Dadina nuza nagiye bapfa kuko barakundana kandi Imana iri hagati yawe cyo kintu mara nkikubwira ngo cyo cyumva wowe ndi ngiwe teta wowe teta nutitonda kambigusubiriremo niba dushaka kubona imirambi ibiri hano imbere yawe wowe na Gihozo mugaruke musubire mu buzima mwahozemo nanjye ko nta kintu mbaye muve hariya mugabanye iyo miteto kuko nanjye meze neza ngenda tetera nde none se nimba umeze neza kuki uri kuburana inde wo nabona sinago Gihozo ari inshuti yanjye nago twakoranye gute ngiye nakishima we ameze neza nge meze nabi nimugaruke mugumane nanjye mumere nkuko nari meze naho ubundi bitabaye ibyo ngibyo uzabona imirambi ibiri Vincent ndetse na Gihozo ntayo uzabona Wanago ngize ute ntayo uzabona ahubwo nureba nabi n'uwa gatatu uzazamo uwa nawe wa gatatu uzazamo teta ubu turi kubivugisha amagambo kubera ko duhagaze ahangaha ngewe ubwanjye naperereje menya neza kuri buza ahangaha nicyo cyatumye mpagaze ahangaha ndavuga ati kanze nkahe warning nikatanyumva nzagira icyo mbikoraho muri ngi ntabwo nakumva nabikubwira teta niba uzi ubwenge niba ugira n'ubwoba kwanza katuve ku bwenge niba ugira ubwoba tekereze kabiri ushaka ukuntu wava mu mipango yanjye ubundi wowe niwe kibazo uramutse uvuye mu mipango yanjye n'ubundi mwasobanura ubuzima bwiza twahozemo ukava muri ibyo ngibyo ihangane umvire mu bintu bitabaye ibyo ngibyo icyo nagusezeranyije nicyo nzakora wavuze ngo nimba ngira ubwoba nakabaye ngira ubwoba narakuretse ibira byose ukabikora ngiye nta bwoba mfite kuri wowe teta ntago bizarangirira ahangaha ahubwo muri ungiriye neza wamva ariko sheri njye siniyumvisha uburyo ari njye musore wenyine n'ubwiza ufite uburyo ari njye musore wenyine wahisemo muri kino gihugu ase sheri kuki ibyo bintu bikunda kubimbwira koko ese urukundo ni iki urukundo rugiye rushaka ariko sheri ukuntu uri mwiza uburyo uteye nubwo ubu sindiyumvisha uburyo ari njye njyenyine wahisemo birangora kubyakira ibyo ntukabitindeho kuko urukundo rugiye rushaka niba ngiye umutima wanjye wariyumvishemo ko ngomba gukunda wowe ni wowe ngomba gukunda ariko mfite akabazo nyine sheri akabazo mfite njyewe navuye mu cyaro nkora akazi ko mu rugo mu dufaranga dukemembwa nubwo ubu sindiyumvisha icyatumye nkunda sheri mbabarira ngusabe ikintu kimwe niba hari ikintu nshaka gusaba kandi ndakwingenze mbabarira ntuzongere gutekereza ku icyo kintu cy'icyo nagukundiye kuko ngenda hari ku bwawe iyo nkeneye kumbona urambona nanjye ngushaka ndakubona sinzi impamvu rero ubyibaza ese wabuze iki kuri ngewe ku buryo wumva ko unshidikanyeho muri urwo rwego ahubwo mva nkubwire ndakumva ntabwo njye nawe dukundana dushaka urukundo rwacu nyine muri iki gihe ubona tukiri gukundana imitima yacu tugenda tuyikusanyiriza ngo turebe ko nyine twazagera kure mu rukundo rwacu ngenda ndashaka urukundo rwacu rumera nk'ibanga urabona bosi wawe Gihozo ni inshuti yanjye hanyuma bosi akaba bakundana urumva rero hari igihe bamenye ko ibyanjye nawe bashaka kunca intege cyangwa se bo ntibabibone uko biri bakamfata nabi nk'uko navuze ngo nkundana n'umukozi nyine umva ni ikibazo rero byaba byiza ntuzajya umbonana nabo ujye wigira nk'aho tutanaziranye umbone nk'uri kumbonera kure mana se nakubwawe wifate gute
kuko njyewe kubyumva. kuko njyewe ndashaka ko urukundo rwacu rukomera kandi kugira ngo urukundo rwacu rukomere nuko ruba ibanga. Ibyo ndabikwemereye nzabikora. Ahubwo Yes. harya ubwo duheruka kuvugana sambwiye ko muri iyi minsi harya warahembwe cyangwa ubwo wari guhembwa sinibuka neza gusa numvaga muri iyi minsi warambwiye ngo uzaba warahembwe. Reka maze iminsi impembwe. Maze iminsi Yes, barayamaye pe. none se sha subiza ko mukunda Cyane rwose gusa nyine ndagukunda. ujye unyihanganira ngira utubazo twinshi ariko ndabizi ko unkunda. Yes. Urumva maze igihe kinini najya kwiga kandi urabona ko amashuri yanjye arenda kurangira nanasoza njye nawe urukundo rwacu rwo rukomera tukamera neza. So ariko ikibazo mfite ni kimwe, kubona minerivare ni ikibazo. Ubu ndi gushakashaka udufaranga nkagenda nterateranya ngo ndebe ko nakishyura minerivare. Kugeza na n'isaha mva naburaniwe, mvuga ngo umuntu wese numva nakuraho yagira icyo amfasha ndi kumutekereza. Ibaze ko nanibukaga ko muri iyi minsi ariyo minsi ushobora kuba warahembwe mu cyo ugiye guhembwa kubera ikibazo kubera ko numva cyandemereye icyo kibazo. Ufite ikibazo nyine cya minerivare yo ku ishuri? Yego. None ubwo ukaba ugira ngo ngufashe iki? Shasi mbwira nta kibazo, umbwira ati byagenda gutya. Sinzi rimwe na rimwe ngize bifata bwo kugora ahako nyine niba amafaranga utarayakoresheje urumva ko umaze iminsi uhembwe. Ndumva wagira ikintu mfasha n'ubundi ndi guterateranya ndabizi ntago amafaranga uhembwa ndabizi ntago akishara minerivare ntabwo yaza mu kimwe cya kabiri. Kuko ko ndi guterateranya byibuze nubwo wafata ayo baguhembye utarakubona make yose nkakusanyiriza kuyo mfite shaho mufashije pe. Sibyo shuma? Nese sheri, nyine muri iyi minsi hari akabazo nashakaga gukemura pe. Nari mfite nyine agashinga ko gukora mu rugo nyine mu cyaro ko kugura ingurube. Mu dufaranga duke bari baramembye numvaga nshaka kuba nagura ikibwana cy'ingurube nkagishyira mu cyaro. Nyine nk'umuntu nyine wakishingira aka business ko korora mu cyaro. Urabizi nyanga mu mujyi nta kintu wakorera cyane cyane nk'akazi tuba turi gukora. Numvaga nshaka nko kugura ikibwana iyo ngiyo mu rugo bakajya bakinongera nkazareba nimba hari icyo nazigezaho. Ni umushinga nari mfite nyine mu mutwe. Ariko kubera ukuntu mukunda ndaje ngerageze basi nyaguhereze ayo bamembye ubundi ikibwana nazakigura no mu kundi kwezi bamembye. Uravuze ngo urajame? Yego rwose nta kintu urakoze sibyo? Urakoze. Ubutaha wenda nazashakisha uburyo nakongera nkagura ikindi boss amajije kumpemba bakomeza iyo business ariko nawe wagiye ku ishuri. Ndagushimiye cyane. Ubundi wowe tuzarambana kuko ubaho ntari umbera hose mana. Ndagushimiye cyane sheri. Sheri ntugahangayike ndahari pe. Sibyo? Kandi ndagukunda. Ndagukunda urabona ko mba naguhaye umwanya wanjye. Ndagukunda pe. Ahubwo se kanje kureba kanje kubira bidashirira. Sibyo? Nta kibazo genda sheri genda ugikora akazi neza. Kagenda ndare bidashirira uraho ngaho nyine ndaje. Nta kibazo. Komana mu buzima mpura n'ibicucu gusa. Use nk'akari umushahara wako wose ko kuzamarira iki? Ako nakundi ngomba kubikora kuko impamvu ndi kumukoresha nyirizina ni kugira ngo angeze kuri boss we mbone uko mushyira hasi. Teta.
ni wowe mbona cyangwa ndi kurota? Ni wowe usigaye ubona amanota ameze gutya? Reba hano. Gusa nta soni ufite? Teta wabaga uwa kabiri, uwa gatatu, uwa mbere. Ni wowe usigaye ubona amanota ameze gutya? Yego. Ubu se nta soni ufite ko kutabeshye? Niko teta. Ntago ushira kwishyura amafaranga ya coaching. Ntago kwishyura umwarimu ukwigisha isaha ku isaha kandi kakwitaho numva ngiye ko mba ndi kubyumva byose. None se niki kituma ubona amanota ameze gutya? Haba habaye icyo wabuze iki? Wabuze kuyabona ujya ku ishuri inzara ikwica. Umaze umunsi wose utari. Uri kuyabona ubu ngubu tuvugana ugenda uriye breakfast ya mu gitondo. Yego. None se ubwenge uri gukura bucurama, ubwenge buri kujya hehe? Ni cyo kibazo utagituma mutsobanura ubwire ngo aya manota biterwa n'iki? Ntago mbyumva neza. Gahe baze none utadi wanayabona. Nawe wiyumve uko ari bubifate. Umuntu utanga amafaranga ameze kuri angana kuriye akakwishyurira umwarimu. Uza amafaranga muhereza buri kujya kugisha. Warangiza rero. Buretse ndarimwereka. Kana kubiguma ntago nabyihanganira. Sobanura impamvu yo gutera. Ntago mbyumva. Akoteta. Usikunaniye. Reba hano. Mbwira impamvu ubona ano manota. Gira vuba. Iyo ndi mu ishuri bandi kugutekerezaho mwibazaho. Umwibaza ukuntu ugiye guhura na Mulisa kandi Mulisa ashaka kuduhemukira. Ubuze gisobanura mayi kirumvikana. Yuri mu ishuri uburi gutekereza ngewe. Ukuntekerezaho uburyo mpura na Mulisa. Ako teta. Aho bigeze ubu ngubu wamungani menya n'ijye ufite ikibazo. Nkwiye kukumva pe kuko ufite ikibazo gikomeye cyo mu mutwe. Muri kino kiruhuko numvishe ngo hari abantu tabiganizo sheri. Hari abantu baganiriza abantu ku bana nyine bo bafite nk'ihungabana mu mutwe wabo. Bigafite nabo nakurenganya buze n'umwana mubyeyi ukiri mutoya. Ibi byo rwose ni ukuri. Ngomba kukumva pe aho bigeze. Teta. Tuza. Ndabiganiriza sheri urumva. Muri kiriya kiruhuko cyangwa igihe cyose uzajya ubona umwanya nko muri weekend. Hari ikigo gishinzwe kuganiriza abana baba baragize ihungabana mu mutwe, sibyo? Mujyaneyo bajye bakuganiriza wenda bizasubira ku murongo. Sibyo? Noneho bakuganirize turebe yuko wenda wasubira ku murongo. Nukuri umutwe yamaze kwivanga pe ku buryo no mu ishuri usigaye ubona amanota ameze gutya hejuru y'umuntu. Ntago ibintu byumvikana. Najyaga mbyumva nkagira ngo barabeshya ariko numaze kubyibonera. Teta. Mufite uri umwe reka ngukurikirane hakiri kare, sibyo? Ngomba kujyana kuganiriza. Ufite Toroma. Kunganiriza byo ndabyemeye. Ariko ikize? N'ubundi wanganiza utanganiriza. Ngiye muri sasa akari inshuti yawe kandi igihe kimwe uzabibona yuko ibyo ni bikubwira ari ukuri. Bigere n'igihe uzansaba imbabazi. Ikintu cyose cyo wakora. Ibi ni bikubwiriza abana yuko uzabyicuza nyuma. Cyangwa teta ntabwo ujya wumva mu mutwe wawe basi bimeze nk'ibintu biri kujaganya byivanze wenda ngo wumve ibintu biri kugenda bisota. Ubumva nta kibazo ufite? Ngiye mba ngira ngo wenda ni nk'abantu wenda ukanekereza wenda kandi nk'abantu bakuroze kubera ko babonye uko wenda mbanye na Mulisa bakumva ko bagomba kumugucomeka ku buryo ugomba kudutanya wenda akaba ari baguterereje kuko ibi ntabwo ari gusa ibintu ashobora kuba ari umuntu ubyihishe inyuma
akaba ari ibintu baguhuhereye nyine baguhuhera ibintu akaba ari ibintu bagushyizemo nyine ukumva ko nyine ugomba kudutanya kubera ko babona twibaniye neza ubu si byo bagutereje teta oya ukumva nta kibazo ufite ndabizi neza cyangwa wenda nuko wenda wabuze ababyeyi ukiri mutoya bigatuma wenda uhungabana wenda nabyo birashoboka bijya bibaho nose abantu ubona basara kandi bitangira gutya ejo wazasara teta ejo pe kujya kubona ukuntu turaguye amashusho rirukanse ku gasozi kandi narabibonye ndeberera nta kintu ndaba nkumarira nka mukuru wawe ubu kano kanya ndakumvishe pe ntabwo mubwiye nabi nsanze ari njyewe ahubwo ufite ikibazo mu mutwe ninjye ugiye kwigayo kera hose mba narakumvishije ufite ikibazo nkagukurikirana nka mukuru wawe ariko ubwo bwenge sinigeze mbugira base mbabarira sibyo mbabarira pe ngiye kubikurikirana kandi bizajya ku murongo sibyo ndaza kubiganiraho na Shere mubwire agushakira icyo kigo ujye ujya kwigayo bakuganirize usubire ku murongo ubwenge bwanjye bwongere bukore neza sibyo ariko nyiri kumva ubwenge buri gukora kuko njye nase babaye butari gukora kuki uri muri se gusa maramvuga nyine n'abagizi ba nabi bashatse kumudugucomeka bakumva ko kuvuga nabi nyine kumuvuga nabi kubera ko bazi ko ngukunda umuvandimwe umwe n'umuvuga nabi rimwe kabiri gatatu kane gatanu nzamureka mane harimo abantu batifuriza ibintu byiza nk'ubu bakabona tubanye turi kwigendera neza twisekera tumire neza tubanye mu bukene bwacu wenda cyera tukimeze kwa kundi akavuga ati bano bantu reka nanjye mbagirire nabi mbatandukanye bakakunyuraho kugira ngo ntandukane na Muresa ntiwumve Imana ukamubwire teta njyewe kano kanya ndakugarukiye icuri igihumbi ku gihumbi so Muresa rero nkuko nabikubwiraga maze igihe kitari gito numva ku munsi nabonye ofu twazicara tukaganira impamvu nta yindi ni ukugira ngo tuganire ikibazo kiri hagati yawe na teta nshobora kuba ntazi ariko uyu mwanya ndimo kwibaza se kirahari se cyaba ari ikibazo umwana afite wenda cyo mu mutwe cyaba ajyanye nacyo umuntu akamuvuza mwumva akantu wenda ko kuvuga ngo afite ikibazo cyo mu mutwe afite iki se umuntu yamuvuza nacyo cyaba ntacyo wenda umuntu agatekereza ku yindi mpamvu ishobora gutuma wenda buri gihe akwikanga sinzi byibuze nimba hari akantu gato wansangizaho ku bijyanye n'imibanire yawe na teta cyangwa se ku Vincent wenda we naguze imikurire yanjye ako mu gihe tumaranye ndakeka hari byinshi wamenyeho ndumva iki kintu atari ubwa mbere nyikubwiye uyu mwana teta ndamukunda pe njye nibaza se iki kimutera kunyitwaraho kuriya ese niki cyatumye asigaye ambona mu ndi muntu ntagakimbona nkanjye Vincent teta ndetse na mukuru we Gihozo ni abantu twareranwe kuri rwa rwego rw'uko no mu gihe cyabo mu gihe bagize ibyago ubwo ababyeyi babo bapfaga mana twabibayemo cyane umva twatambye byinshi kugira ngo byibuze tubane nabo ndabyibuka teta yari akiri mutoya ari muto pe wa mwana muhererekanya ati mumekere yampuraga mu mugongo ari umwana nkunda mbese ni byinshi umuryango wacu wakoze kugira ngo byibuze barabana bamererwe neza nubwo yego tutari dufite ubushobozi bwo kuba twabakuza ngo base neza ariko ari cyo mwari cyo mwakoze yego na n'isaha ntabwo numva impamvu teta amfata kuriya hari niba yari ikibazo afite nk'uko bivuze simbizi gusa njyewe uko mbizi ndetse n'uko njye niyizi nuko nta kintu kibi mwifuza ndabyumva ariko usibye nanjye n'undi wese washobora kubona reaction agira muri kumwe nk'ushize yagize mu kabari ngira ngo urayizi turi kumwe nayo yampushinze kuba byatuma nguhamagara rero
wenda ikintu ugiye gukora niba kuvuga utuye umwana avuka namurebaga akura namurebaga imibereho na iwabo twayigizemo uruhare kandi kuko exactly biragaragara kuba bitagaragara ntabwo ugiye umaranye umwaka mukimaranye rero ujye gushaka byuze uyegeze teta muganire nawe nk'umuntu mukuru wanze umucalenjinge mind ntugende precisa kuvuga ngo kukinyanga banze umutangatanga utuntu hirya no hino mpaka ugeze ku cyo washaka kumubaza ariko aya mata nayawe twaganiye bibayirwa kunywa shabura nyina rukundo baba binkuze ku mutima bitewe n'urukundo nzi mfitiye aba bantu umusoma ku mata bireta bishira akora ufite inyota undi muco w'umunyarwanda nyagutereka amata ngomba kuyamara kandi yanjye nkunda n'amata niyo mpamvu kugirana isano na ka gatungo se buriya nibyo nakubwiraga rero uzashaka akanya wicare na teta use nk'umuganiza aho wumve wenda nanjye nzabikora numva ibitekerezo bye wenda undi munsi tuzadufata umwanya wo kubiganiraho turebe kuko ntabwo nifuza kuba imibanire yawe na bano bana mwakuranye cyangwa se abavandimwe bawe ariko mbita hazamo agatotsi njye nzagerageza kuko nanjye ndumva natuje buriya guhera uriya munsi niriwe ndira ntekereza ku mana uyu mudayimoni wateye mu nshuti zanjye waturutse he koko urumva yego mbona n'isaha umve ngo ndacyari kwibaza ati teta nzamuhera he kugira basi mwumvishe ko agomba kumbwira ikibazo mfiteho kuko ngewe ubwanjye umutima wanjye numva nta kibazo dufitanye yarayo rero uyu munsi numva nashaka ko tuganira wihangane ko naguhamagaye igitaraganya nuko ari uwo munsi nawe mfite off ibisubizo bindi bizava hagati y'ibyo nabwo tuzabiganiraho oya nta kibazo gusa urakoze no kungira iyo nama kuko nanjye maze iminsi mbitekerezaho cyane ku cyo nkora ndabona ari wambaye nk'usohotse n'ubundi ndagiye n'ubundi nta kibazo ese gihe nakubaza akantu hari ikibazo uyu musore se ibintu abakorera ubu nta yindi nyungu aguteze wenda yo kuryamana nawe ejo yaguhaga akagushyira ku ruhande uramwizeye neza icyo si ikibazo uriya musheri wanjye ntabwo yabikora umwizeye bingana iki se wapipe reka nkubwire jori uriya mutipe nk'uko mubona dufitanye amateka menshi cyane menshi ariko wowe utabyumva byankuye mu buzima bubi buriya uko mureba kuriya nawe yarababaye nk'uko nanjye nababaye afite papa ufunze papa nyine arafunze muri abiterwa muri barishe mama wiwe urumva nyine ni umuntu ufite ibibazo muri we nyine n'agahinda kenshi twihuje twese tubabaye buri muntu wese abokera undi aramubwira agahinda k'undi nyine ntabwo yabikora nta n'ubwo yanabitinyuka ibyo bintu nta n'umunsi bari mwaragusaba se ngo mube mwaryamana nkangugaje nyine ibyo bintu bigeze kubibwiraho icyo gihe yimva ku ishuri ndahaza nk'ibisanzwe mbasanga mu cyumba ngo karibu ndamuga se kuri kunyakira mu cyumba habaye iki arambwira ati ngwino ndagenda nk'ibisanzwe kuko n'ubundi nsanzwe mumenyereye si ibintu birenze ninjiramo ati ryama ahangaha mutangiye kumurakora ndavuga mu izina rya Yesu ntekereza ibintu nk'igihumbi aranyiginga arambwira ndagushaka arambwira ati kandi n'uzi ugasanga abakobwa ahangaha hose uzasakuza ndavuga nk'umugabo ari seriye noneho arambwira ati ndashaka ko turyamana arabimbwira icyo gihe turanashukwana byahatari mpitamo gukandagenda ariko ikintu cyambabaje nyuma yamamagaye akambwira bananshaka arangiza akambwira ngo ni prank yankoreraga ngo ngwiza kubyemera nyine urumva hari kubamo ibindi bintu ati abakobwa benshi twakundanye ati bagiye batsindwa icyo kizamini barazaga nkababwira uko nguko bikarangira babyemeye nkanabakatira bakanagenda atari kuguma basomye mu mutwe urumva ngaho baza nza kubyemera
ko se wabyizeye ute ko bose bagenda babyemeye? ibyo ngibyo ni ibyiwe ese birandeba njye n'igihe cyanjye ndimo icya mbere ni uko tutabishwaniye akanabinshimira umusore nk'uwo wamukura he mukundana ukwezi kumwe imyaka ibiri gukora ibintu nk'ibi ngibi byarangiza akagukinisha ku bintu byo kuryamana utanamuhaye kuri kino gihe nta n'ikintu mwanavugana mwakundana n'ukwezi mutararyamana yagukorera iki se ni ukuri Imana shira wagenda mukunda n'Imana yo mu ijuru bimenye ndamukunda we shajori numva mwimariyemo cyane ndumva amose yazimfashe ndamukunda Yesu mwami we niho bizi ni ukuri iryo shima Imana pe niba nta yindi nyungu afite ateze kuri mwebwe iryo shima Imana cyane je ndahamya neza 100% nta yindi nyungu dutezeho kuko Vincent arankunda pe arankunda nanye nkabibona kankunda nta bindi bintu nese bo reba hano turi bohasa turiga turarya neza turanywa umuntu wanjye uramubona ukuntu asa ntabwo yabikora kabiri gatatu afite inyungu zindi gushaka ntabwo byakunda hari ahantu byanabaye muri isi nuko no gushima Imana Imana yanjye nshima n'Imana avuga ni Imana wamaye umugabo nkapfukama ngasenga sinanze gusenga cyane abakwe ni ryari abakwe nyenda nyiza kwiga tujya mu murenge tudukora n'ubukwe tayari ibintu bijya mu buryo urumva witeguye ntitegura ndashyushya ahubwo sinjye abana ndangije kwiga ariko nanone ngomba gushyira umutima ngatsinda ku buryo yishima ku buryo mbona ko ataruhiye ubusa nyine cyane kuri pe Imana izabimfashemo nzamubera umwana mwiza cyane ko zamubera nzaba umugore w'intangarugero mwese mwumirwe muvuga ati ibi ni igihozo twari tuzi zatware neza ntuzagere mu bintu byiza ngo utangire ugire umugore mubi kandi uri ubuzima wabayemo uzaba umwana mwiza ntuzamutenguhe kandi ukuntu we yagukunze akakugeza ku bintu byinshi shaje rinde gusezeranyije ntabwo nzigera nkubera umwana mubi nzakubera umwana mwiza kandi nzagushimisha uzabibona nk'inshuti yawe nanjye kubasengera kuko nyine uzagende neza kabisa nabyishimiye cyane akira rero ubu ni niwe wanjye kabisa ubundi pana abana babanca intege bamwe aracyari umwana abandi turangije kwiga ibyo ngibyo Mana yanjye nkavuga ni Mana nkaba abajya ubihorerega mu buzima ntabwo wabura abacantege mbere najyaga nyura ku bantu nkagira isoni mbaga Imana abantu bambona n'umusore koko ngana gutya ariko ubu ndi proud yiwe ngenda nanamuririmba cyane rwose ugomba gutinyuka abacantegerega mu buzima ntabwo babura cyane ukuri pe we niba mukundana ibyo ni byiza kandi Imana igomba kubaho umugisha cyane urakoze rata uri inshuti nziza kandi ni ukuri kw'Imana kugira n'iby'agaciro uzi ko umuntu w'inshuti kugira inama nk'uko nguko ukabona muri kumwe gufasha umugongo kwino se kwibona biragoye iterambere ryawe niryo ryanjye ntabwo nabyanga ngaho rero mbwira kubera ko utajya ukunda kunsura cyane biterwa n'iki mba ndi mu kazi rega nsigaye nkorera mu ntara nkorera i Rubavu rero kuza i Kigali biba bigoye birumvikana zagake birumvikana nyine kubona ko ibintu byagiye bihinduka nanjye sinkiri hahandi nyine wari uzi Imana yahinduye amateka pe ndishimye cyane uranezerewe umva none ubu ngiye kugenda mbwire batese inkuru nziza cyane igihozo mwari muzi se we aho yari hatuye sagiye umva Yesu yaramwimuye apu komera n'abantu basenga ubundi umuntu wajya udusengera hano ni teta bazi gusenga ugiyewe rero ubona nyine ndaho akajya ambwira ati igihozo waje tugasenga umwana nkunda akambwira dusenge urabona rero nakubuze mfata ukuboko ibintu buriya ibintu utagira Imana buriya nta mumaro nabyo ugomba gusenga ukiragiza n'Imana bikabijyamo kagukomeza ikagushoboza nyine gatera intambwe nyine ukazamuka ahubwo icyo nicyo cyifuzo Ariko nagufata igihe rero ntukamisha ariko nagufata urabizi ukuntu wangoye urabizi teta urabizi nagoye gasipo kenshi unyiburiza amahirwe buri gihe ngera ku mahirwe yanjye ukayumva nawe ugomba kubanza naguzajya muza amahirwe yanjye mba nshaka kwiyicira igihozo warangiza akaba ari wowe ubizamo oya ntago bikunda rwose ngewe Mana we Mana we Teta ubaye iki? Kuri gusakuza? Ndose muri se ari kunyiruka. Mana yanjye, nakoze uje kutegura umutima umeze neza?
ese ko mbona nta muntu uri hano gukubise bigenda ute ndose Mulisa ari kunyiruka nkarafite icyuma. ako teta ubu ibi nibyo bitumye utabaza gusa ko utabaje nibwo azikamuka ufite ikihe kibazo uzi igisigaye ndabona ngiye kukujyana kukuvuza ibindi byose ubu hagiye gukurikira kujya kukuvuza ko ufite ikibazo cyo mu mutwe ngire ngo ntabwo ari gusa urwango rwarakuzuye ahantu hose umubiri wose ku buryo wumva ko Mulisa agomba kugutera icyuma no mu nzozi ndetse iyo wisuzuma umutima wawe n'umutima wawe uri kujya inama ubumva nta kibazo ufite urumva uri normal uri nta kibazo na kimwe mana yanjye koko urabona ko ibibazo byinshi ko Mulisa ari kugutera icyuma teta Kara. waretse urwango mu mutima wawe koko kubera ibyo uteye gutya None ngende kuki umara ndota Mulisa nyisinzi. ahubwo nanjye binyobere Reba hari n'undi mwana ku ishuri utari inshuti. Kuki we najya murota? uswaye nakubise hasi uratabaje ngo umuntu abare ngo ndapfuye ndapfuye wari usinziriye cyangwa nibyo wigize ndi kubona ufite n'iroro n'ibihe byo ku mwambi swada ndi kwa teta urananiye pe kuki uri gukura uhinduka uri kubiki tujyane mu kinyarwanda tujyane mu kinyarwanda gushakira umuti Nacyo nabiwe. mu gitondo se base nkujyane mu masengesho bagusengere abadayimoni ko nta muntu ugize ugira amadayimoni muri famiye n'ibintu nzabihurizemo ko barakwishe uzi ko Mulisa wagira ngo n'uburi uryamamo Mulisa wagira ngo nikayi wigiramo Mulisa wagira ngo mana yanjye teta kukiri umwana ntiwishyura inzu ntuzi guhaha nta stress zindi z'urugo zikureba hano muri no rugo ikikureba no kwiga ukarya ukaryama ukamera neza n'umwenda urawugurirwa niki kikuraza inshinga ukararushikagurika buri mata bisegonda Mulisa aryaha murarara na se none se Mulisa yagutwaye iki ibintu konzi kuba ku bakecuru abantu bafite ibibazo bafite ingo zabananiye wenda bavuga ngo abagabo barabananiye n'abagore babananiye wenda wowe ko nta kintu kikureba hangaha kuri umwana mutoya ibitekerezo byawe ko bikiri hasi ushikagurika ngo umuntu agiye kukwica gute arakwica ufite iki mbwira nk'ikintu akwicira inzu ufite se ari kukwicira telefone nziza ufite ari kukwicira kukwica gutya kukubuza ubuzima uyu mubiri wawe wonyine ukumva ko yakakwica kamubwira teta sindi mukuru kukurusha hari abantu bo kwicwa bariho kuri kino gihe n'urugero nubwo bataremewe kwicwa abantu bicwa niba abandi wenda bavuga ati turi gupfa isambu turi gupfa umugabo turi gupfa umugore nk'abantu bakuru nkawe nta muntu wakwica pe iryamusinzire wumva umeze neza utuze ukurikirana amasomo yawe uryame urahari uramfite ndi byose byawe sinzongeye kubona n'undi munsi ushikagurika uryama ushikagurika ibi ni ibitekerezo uba wiriwemo ibi ni ibyo warayemo wiriwemo ndabibonye ubu ngubu nta wundi mutima ukigira ubu no kwishuri ejo bundi uzazana amanota angahe Mulisa sinabona urota nyuko sinabona urota siko muri make Mulisa niwe wakubaye ikimungu mu mutima wawe Mulisa yabaye Mulisa ko mutangana Mulisa kurusha imyaka ni muri mugero rumwe Mulisa ibibazo yahuye nabyo nta nibyo urahuramo habe na gatonyanga mu nyanja imyaka agezemo ni mikuru kuri wowe ntabwo ukwiye gutekereza Mulisa ufite abanyeshuri mwigana mujye mutekereza bimwe iki cya kabiri urose uri gukina umupira ibyo nabyumva urose uri guhamagara umwana mwigana nabyumva uratekereza umukobwa w'umukecuru kurusha imyaka kuriya habaye iki sinzongeye kubibona uko nyumva iryamushyira umutima hamwe usinzire mba mpari ku bwawe shira arahari ku bwawe